ndabyibuka ari kuwa mbere nabyutse njya mu kazi mbona abantu baraje nicaranye na Messi baravuga ati meze bitinisa hano no kwa Messi yego Kasauti nuhe n'uyu nguyu Kasauti ngwino tugira akantu tukubaza ndasohoka bari baparitse imodoka hasi agenda nyinjiramo nimara kuyinjiramo tambwira ati twe turi abapolisi duturutse i Kigali hari telefone turi kukubaza yitwa iPhone 14 Pro Max ndavuga ntago bibaho vuga ibintu se bibaho nayihawe nandese ati reba uriya muntu wicaye hariya niwe wayiguhaye banahicayemo umutipe bita Tibo kandi n'ubundi nawe ni umupeta wo mu mujyi acuruza mu mujyi urumva ufite adresse kabisa nanamuhaye n'amafaranga menshi kubera ko nibwo zari zigiye gusohoka ndakeka nanamuhaye 800 y'amanyarwanda ubwo ngubwo ngira ngo ni brage kabisa fata ariko nta kibazo kuva ndi kumwe wenda n'umuntu wayimaye biraza koroha ikintu ngenda homba ni inyugu ndariyeho yego arazana 800 nanjye nayigurisha wenda 900 nanjye mfate ya 800 amayi kireho 100 ngende nongere nyigira ute nyigarure kuyigarura rero kubera ko nayigurishije umutipe w'umukongomani yarangiye yigiriye muri Cameroon yego kumubona urumva byahise ntago byari gushoboka uko byari kugenda kose ko nabamfunga nyeka ko bamfunze bavuga ati irazi bamaze kubona ko nyine bitashoboka kwiza aho batangira gutekereza ibindi ariko ibaze umugore arabyaye nta n'icyumweru uramarana n'umupeti bahise bagufunga atumye imodoka hari amafaranga yateganyije ko uzasora uko byagenda kose vuga ati izajya kuza muri amezi 4 narayabonye nzaba ndi gukora nyashaka ubwo icyo gihe byo nabyo birapfuye imodoka bwiraje usanga umuntu agiye no mu madeni atazi ngo biba bimeze bite no kuzayishyura ariko y'abana ni hatari kabisa ubuzima bari danje ariko niba hari ikintu cyambabaje mu buzima ni icyo ngicyo kabisa kuba narafunzwe umpeto wanjye amaze iminsi igera kuri 7 nkagaru noneho nkongera gufungurwa afite amezi 6 cyo kintu mba numva mu buzima bwanjye cyambabaje kabisa Ladies and gentlemen, allow me to introduce the one and only Mr. Kasauti. Yo brother, bimeze bite bro? Fresh. Umeze bien? Ni bye kabisa. Ndabona hateretseho igifime. Na kabisa. Izuba rimeze fo. Izuba hanze rimeze. Tuje riri kudutwika kandi turi mu modoka man. Ariko ikintu gitangaje kiremere kugihinduka wajya kubona ukabona mu kanya birahindutse. Imvura iraguye kandi simpamya ko buri buze kwira n'ubundi itaguye ariko byose ni bihe nyine kandi ni Mwenyezi Mungu bigena bityo twe nk'abemeramana abayisilamu ibihe byose tubishimira Imana. Reka ntangire nshima Imana ko nyuma yuko nakutejeho igitekerezo cy'uko nshaka ko tuganira ukabinyemerera nanagushimira Imana dushoboje twagombaga gukora avamidi ariko ku bushake bw'Imana tuje gukora premidi turabishima Imana byose nabyo ntacyo bitwaye cyambere nuko dukora nta kindi cyambere nuko dukora ni nabyo kweri bimeze bite se man ni fresh alhamdulillah turashima Imana kabisa home umwana na madam home peti na madam bameze neza cyane mu kazi mu kazi ibintu birimo biragenda neza cyane umva n'umugenzi arahita nyine akabibona tu kabisa nta mbogo nta imbogo muri iyi minsi twarazihanaguye no gukora ku buryo nta mbogo zigaragara mu kazi ibintu bya segere wapi ibintu by'imbogo wapi kabisa twarabiretse nishimiye ko tugiye kuganira ndakeka tugiye kugirana ikiganiro cyiza man abantu bari buze kureba iki kiganiro mukirangize ko uyu mujene wicaye imbere kuri kamera za Jarudi Kells afite story y'ubuzima itangaje bya hatari so mwicare mwumve wenda hari icyo mwaza gukuramo kabisa bicare bose amatelefone bashyire hafi bicare tugiye gukora kuri phone wamaze gufungura iki kiganiro biraba ari ugukubagana cyane kabisa Kasauti bwa mbere nkumenya nakumenyeye kwa Messi yego ndumva ni 2022 ni 2021 hari nibatari na kabiri hafa muri ibyo bihe cya gihenge nari mvuye gukorera hano kuri Petite Barrière wahanyuze tuza n'imodoka ndahakwereka hanyuma nari nje gukorera mu mujyi ni store yanjye y'ibijyanye n'ibikoresho bya electronic ariko twibanda cyane ku ma iPhone nkeka ko nawe ari byo ukora yego nanjye nibyo nkora nibyo nzanarinda apfa nkora ahubwo nibyo amaze kudesida kariyo kariyeri kabisa
urumva cya gihe duhura urumva njye nkubyaho nari nturutse, wowe wageze kwa Messi wari uvuye. Sasa rero ngewe urugendo rwanjye rwo kugera kwa Messi ni rurerure cyane. Rutangirira nicyo kintu ngiye kuganiriza abanyarwanda n'abanyagisenyi ndetse by'umwihariko cyane ku batawuneri bagenda bavuga ngo Gasauti ngo gutya na gutya ngo gutya na gutya. Nje kubaho ukuri, nje kubaho ukuri kabisa. Icyo urumva nkubwiye aba ari cyo uzagenderaho, ntukumva ikintu nyir'ubwite agiye kwivugira story ye man cyane kabisa, iri very motivative byatari. Na story yanjye rero, story yanjye burane ndende cyane, ariko ntagiye mu magambo menshi. Hari abantu bavuga ngo Gasauti ngo tumuzi ngo akora muri restaurant, ngo tumuzi ngo ari umumotari, ngo tumuzi ngo akora kuba komisioneri, ngo tumuzi ngo wewe. Nje kubaho ukuri man, yewe no kuvuga ngo ubuzima bwanjye bundi bwatangiye nkorera amafaranga muri restaurant. Yego, koraga muri restaurant yitwa DC yabaga ku Musigiti guhera 2015 kabisa. Yakoraga muri iyo restaurant. None se Gasauti, mbere yuko ugera kuri iyo restaurant wari uvuye? Mbere yuko ngera kuri iyo restaurant rero nari mvuye mu rugo kabisa, mvuye ku ishuri. Mu rugo hagana mu rugo Ikayove kabisa. Abanyakayove shout out, stand up. Kayove nikono juu. Nabonye hari amaslogan yaje ngo Kayove kavukira, abantu ni Kayove kabisa, stand up. Ubu ngwanyi kabisa, uyu munsi namuzanye, mutera agatebe, mushyiremo comment zire positive, mu supporting, turebe ko nyine ibintu byaza kumera neza. So niko kuri kabisa. Nuvuga ngo waje 2015 mu mujyi nkuko bimbwiye, uturutse Ikayove. Komereza none aho ngaho kuri restaurant. Hanyuma kuri restaurant kuri DC no kuvuga ngo naje nk'umukozi wo muri restaurant, ariko naje nk'umwana uje kwa se wabo umbishe. Yego, ariko mu buryo bwo kugira ngo menyere neza, nanjye natangiye nk'abandi bakozi. Sinatangiye nk'umwana uba kwa se wabo, natangiye nk'abandi bakozi. Nta blague nyine, nta blague, kandi nanjye numvaga mfite intego. Kandi ndashimira Imana kuko ubu ngubu bisa ugenda Imana igenda ibigukorera. Icyo gihe rero twaricaye turakora kabisa muri restaurant, abizi nta blague kabisa. Hahandi twabyukaga saa 9 z'ijoro, akazi aba ari kenshi man, tugatangira akazi kabisa saa 6 z'ijoro, ariko dufunga nk'akazi tukajya kuryama, mukirambikaho iminota mike cyane kabisa, kanya kimubyuka akazi tugatangira. Nabaye muri ubwo buzima. Ndagenda muri restaurant ndakubitika burangiye natangiye nkorera 6,000 ku kwezi. Ngiye barambwira ati we nta mushahara ugira, ariko igihe cyarageze barambwira ati umushahara wawe nawe ugiye. Ntangira nkorera 6,000 ku kwezi, ndakeka ari amafaranga 200 y'amanyarwanda ya buri munsi. Yego, bya 6 kabisa. Bajyaga kumemba n'ubundi ugasanga kubera ubuntu bw'ubufite bwinshi ubukosa barayakase bayamazemo, ahubwo bagiyemo ideni. Ugasanga ahubwo babagiyemo ideni, ugasanga nta kintu ufite. Biramva turakora tugera nka za 2018. 2018 urumva n'imyaka yari itangiye kwegera hejuru. Yego, wari umaze imyaka 3 mu mujyi. Ndavuga ati rero burya umuntu yashaka n'agaperime kabisa, ibyo byaba ari fresh. Mbashatse ibitabo, nangiye kwiga amategeko y'umuhanda, nshaka provisoire ndayibona. Twakoreye muri stade kabisa, ntago ari nk'abantu ubu ngubu bari kujya gukora bakajya ngo iyongo za Rutsiro ku mashini. Twebwe twakoze abantu bicarana muri gakondo man, ibintu bitarajya mu ikoranabuhanga. Nagiyeyo rimwe kabisa mitanza na manota 18. Igitabo mitanyijugunye kabisa, tamvuga ati hano birabaye. Provisoire ndayicarana imyaka 2 ijya kurangira. Urumva ari za 2018, urumva byahise byikubita nko muri za 2020. Yego, 2020 nibwo nashatse perime ya moto. Ariko ngibona 2020 bitaruzura, 2019 nko mu kwa 10 irangira. Nibwo nabonye perime kategori ya moto kabisa. Niyibona nta n'amafaranga nari mfite, ariko nyimara kuyibona nahise mva muri restaurant kabisa, nahise nsezera. Yego, asezeye ndagenda njya gutwara moto. Nkajya ndatwara moto nijoro kuko ntago wabona umuntu wakwizera ngo ahita guha moto ako kanya. Ukaroba? Nkaroba nijoro kabisa, mu gitondo bugacya yari imbere y'abakongomani bacyambuka imipaka igifunguye, hari movement kabisa. Yego, icyo gihe rero
naratwaye moto ndatwara nkajya ntwara ijoro gusa kandi nabwo ntwara moto zishaje ku manywa nkagira ute ku manywa n'ubundi nkajya muri ya restaurant nakoragamo kubera ko n'ubundi akazi nakoraga ntago kari akazi kagoye yego kari akazi ko guteka capati rero n'ubundi wabyutse saa 10 ukagenda ukaziteka saa 5 ubuzirangije ukigira mu bindi saa 5 yo muri babiri imifuka ibiri muba muyirangije kabisa mugasigara bari gucuruza mukigendera mukajya kuryama ukagaruka muje guteka nk'iza nimugoroba bakiriya bakenera nko mu masaa 12 agasamaya n'igice ziba zirangiye urumva icyo gihe mu gasambiri uhita winjira umuhanda direct none se utararenga aho ngaho yego uziko ngiye na tantine wanje hano turi gukorera mama Nabiri hano turi gukorera twari dufite restaurant hano kuri gare iyi gare bimuye hano kuri Petite Barriere ariko twebwe ukuntu twakoraga capati twazaga kuzirangura kwa Daniel ninjye wasaga kuzirangura yego icyo gihe narazaga natwara nka capati 50 tukajya gucuruza natwe muri restaurant yacu burya zira capati kandi ni muri iyo myaka bro ewana irani gu yacu kabisa irani gu yacu mwarabikoraga abantu benshi baracyayigendera hano mu mujyi ariko utararenga aho ngaho navuze ko turi kuganira kandi ikiganiro cyawe kigomba kubera motivation abandi bantu cyane rwose abantu baze kunyihanganira kuba nanjye ndibuze kujya mfata ijambo cyane nabonye hari abantu bambwira ngo naga ari byiza ariko tuba turi kuganira mba ndi kuganira n'abantu b'inshuti zanjye tuziranye man so isomo rya mbere ni gute washoboye umuntu wakoreraga 6,000 banayamukatamo nayo atazira kugiye ko ntibyabura ndabizi ibintu byo mu restaurant nge nakoze n'inyakabungo ari gare nshyashya Gramera hafite restaurant kuva kera bitaga mama ndogo ibibazo by'abakozi n'amarestaurant mikoro yabyo ndabizi cyane urumva ko no muri iyo myaka nanjye narindi muri iyo domaine ariko twege twaga dufite abakozi ngenza kurangura capati nkazijyana nkazibara nkora nyine imibare meze nka accountant ni gute wabashije mu 6,000 nabyo bagukatagamo bitazira igihe kwishyura provisoire ukishyura na perime ukigana moto ibintu bitatu kandi byose bisaba amafaranga sasa rero hari ikintu abantu batazi batanemera burayi uzumva umuntu akubwiye ati ngiye natangiriye ku 1,000 ngeze ku 100 uwo muntu ashobora kuba atakubesha kimwe nuko ashobora kuba kubesha ngiye amafaranga umushahara nta kintu rwamariraga kuko nubundi cyajyaga kugira barakase baramaze yego ariko hari nk'igihe nabonaga nk'agaprofi bakanuma nko mu soko bakama nka 5 ugenda ujye guhaha utuntu tw'udusereri udupavuro utuntu tw'uturungu twa hato na dutungurusumu nkagenda nanjye nkaduhaha neza nibuze wenda nkakuraho na 500 ukayasevinga ya 500 y'icyo gihe bujya cyageraga ku 5,000 umuntu akiyandikisha agakorera nka provisoire warize kabisa kuko icyo gihe igitabo ndakeka twakiguraga 1,000 ukicara ukajya ugisoma nta kindi nibyo ngibyo kabisa okay abantu twumvisha uburyo waje mu mujyi twumvisha uburyo wasevinze ukorera provisoire urayibona wiga moto muri twa dufaranga tucyo ugenda usevinga bigoye ukajya ukora nijoro amanywa nta kuryama urumva bigera kuri level uhise uvuga uti 2018 irangira muri 2020 uravuga ati reka noneho mve muri restaurant noneho nge mu kandi kazi komerezaho none navuye muri restaurant sasa rero navuye muri restaurant ubwo icyo gihe nakoraga manwa muri restaurant nijoro nkakora mu muhanda nageze aho mbona mu muhanda ibintu biri kugenda neza gahoro gahoro ndavuga kandi maze kugira experience maze kumenyera umuhanda why not najya mu muhanda ngiye gutwara moto nkora manwa yego nshaka moto yo kuverisa ndayibura ewana nkubita imitwe hirya no hirya biranga kabisa ndangije ikintu nakoze ni iki ngiki navuze n'ubundi umuntu udafashe inshingano nta kintu yazageraho mu buzima naragiye njya gufata moto ya credit kabisa ndabyibuka icyo gihe moto yaguraga 1,580 n'ibyangombwa byose kabisa nayifashe kuri credit kuyikorera kuri 2,500 urumva harimo amafaranga menshi cyane yego icyo gihe bari barabaze ko nzayishyura mu myaka 2 naragiye moto ndayifata ndataka kabisa ndakora mu mwaka umwe n'igice icyo gihe umwaka umwe n'igice wuzuye ibya moto byari bisa naho binaniye bitananije wenda ngo imbaraga zabaye nkeya ahubwo ibibazo umuntu ahurira nabyo mu muhanda amakonterevasiyo sinzi ngo wagonze sinzi ngo wagonzwe ku buryo ngewe na moto ya miliyoni nakoreye kuri 2,500 nayigurishije bakama 1,100,000 warayikoreye irayirangiza narayikoreye hasigaramo nk'amezi nk'atandatu ahari tarangije kuko nayitwaye nk'umwaka n'igice uhita uyitanga
ujya kurangiza ideni. Ubwo no muri ya miliyoni n'ibihumbi wakuyemo ayo kurangiza ideni? Nakuyemo ayo kurangiza ideni, nkuramo nayo mfite abantu bw'ubudeni hanze. Yego. Nsigara ya zero kabisa. Kubera ko nari naragizemo ikibazo, naragonze umuntu baca ibihumbi 600 mu rukiko na perime yanjye bayijyana mu rukiko. Mbona nakundi ngurisha moto ndetira perime. Nagurishije moto ndetira perime. Ntabwo biba byoroshye man. Niyo mpamvu abantu bajya babona umuntu man ari kugera kuri success ntibakajye babifata nk'ibintu byoroshye cyangwa ngo bagire ishyari, mana ko umuntu yaraturutse ahantu kure byatari. None se Gasauti, mbere kubona iyo moto ko nzi ko ingwate nyine uba ufite ingwate. Yego. Cyangwa hariya ku Muhinde bo hari ukuntu babikoraga akavuga ati moto niyo ngwate. No kuvuga mbere hari ukuntu babikoraga. Hari abantu babaga bashinzwe amakoperative, bura abantu bazi byo mu muhanda cyane, bazi nk'umugabo witwa Baba. Sibye ko byabagamo amanyanga, wakoreraga moto wayirangiza ntibayiyandukuzeho ngo bayikwandikeho. Yego. Niyo manyanga yabagamo. Ngiye rero nabarebye ndavuga amanyanga yose niyo nshaka gukweba. Nshaka n'inginga mu rugo banize icyangombwa cy'ubutaka, tukijyana muri banki kabisa. Baduha amafaranga duhita tujya gufata moto kuko yariyo target. Okay, ibyo twabirenze. Umaze ku moto mu muhanda hajemo ibibazo, ugonze umuntu baguciye amande, perime barayitwaye, ubunye no kurangiza kwishyura ni danger. Uze tireka moto nyigurisha 1,100,000 nkuremo ibyo bibazo nishyure hanyuma ndebi ubundi buzima. Icyo gihe noneho muri ako kanya kuko urambwira uraza guhita umbwira indi business wahise ujyamo akandi kazo wahise ujya gukora, ariko muri ako kanya man depression wumvaga bimeze bite? Sasa rero ako kanya ngewe hagiye ndavuga n'ubundi ndacyari mutoya, nta mpamvu yo kwiheba. Tuza abantu benshi batunze za miliyoni 500. Yego. Ugasanga ubu ngubu nta n'igipangu cy'ibihumbi 50 asigaranye. Avuga ati sasa kanicare ntuzi. Naragiye icyo gihe ndabyibuka, icyo gihe nabaga hari mu mujyi haragura Kojebake, ndahabona niho nabaga. Naragiye ndicara ndatuza ndaryama. Nafashe ibihumbi 50 njya guhaha. Ndavuga muri iki cyumweru nafite akazi cyangwa se muri ibyumweru 2. Yego. Nzajya neka nje sasta njyame nimugoroba ndebe filime iminsi y'icumi. Nzatekereza ibyo gukora hashize nk'iminsi nk'icumi imaze kuruhuka mu mutwe. Yego. Sinzi umuntu w'umushiti wanjye waje arambwira ati man n'ubundi wowe uri umunyamujyi, abantu barakuzi nta n'ikintu wapfa gukora ngo cyange. Arambwira ati rero hari akantu nabonye, wigiriye kuba komisiyoneri ukicururiza udufone wabiki. Nabwira mu igihe mbitekerezeho, nka nyuma y'iminsi ine ninjye wamwiyamagare nabwira ati bisaba iki kwinjira, bisaba ngahe, bisaba gushora ngahe kwinjira mu shyirahamwe ry'abakomisiyoneri cyane. Yarambwiye nta bintu bya danje kabisa. Nari nsigaranye inote y'ibihumbi 100. Bane si ibihumbi 100 ubwo yazavamo. Ndangije ndagenda ndeba ukuntu bakora, ndeba mu movement bihari, mbona n'ubundi abantu bahari ni ba bantu twirirwana n'ubundi, ba bantu tuziranye, abaza kugura ni ba bantu tuziranye. Bamwe bazaga no kurya kuri restaurant cyane rwose, ni ba bantu mu muhanda ukabatwara. Natwaraga. Donc wagiye wisanga kabisa. Ahantu hose nagiye nisanga. Ili kwaga ugenini kama nyumbani. Ndiyo kabisa. Noneho kantu nkako ngako kamaze kuba ndagenda nanga ibihumbi 40 kwinjira mu shyirahamwe isigara na 60. Hari abantu benshi tuziranye, ndagenda mbaza umuntu umwe, ariko ubundi kwinjira hano bisaba iki, bimeze bite ko ninjiye mu shyirahamwe? Ambwira hano rero nta byadanje, hano Imana yahaguhereye umugisha, nitushi telefone y'itushi kakandi kagura 5, wakagura 5 mu kanya ukabona umuntu ashaka cyane ugasanga niwo gafite gusa, kakamuhera nk'ibihumbi 9 cyangwa 8. Usanga amafaranga menshi aruta y'ikimotari na restaurant. Amafaranga menshi kandi nta bibazo birimo. Niba mu muhanda narabashaga gucyura ibyo bihumbi 10, nakuramo esase ya 3,500, nakuramo 3,500 bya verisoma, yakaba 7, ubwo se hasigaraga 3. Ubwo se 3 urarya uzasevinga, ubwo wabona nta kintu cyasigara. Uzakenera kugura ipine ya moto, uzakenera kugura assurance, nta kintu cyasigara. Birumvikana. Icyo gihe rero umunsi wa mbere naranguye, ndabyibuka mu gitondo nkihagera ku bakomisiyoneri, naranguye udutushi 3. 3 mbona kamwe kajeho 2,500, akandi 2, akandi 3. Avuga ntago bibaho. Umunsi umwe ngoreye 8,500. Na saa sita nakuyemo 5 ndarya kabisa.
ahubwo akazi ni aka ngaka nta kindi. Byakomeje kugenda bya bintu bigenda neza. Uyu munsi wenda naje ndi ku rwego rwo kurangura udutushi 3 cyangwa se 5, nageze kuri level ndangura udutushi 10 atugumana mu mufuka, nkavuga nibuze niyo natangurishijeho 5 buri kamwe kajeho 2 ni 10 avuga ahangahe ukwezi ho gushira ntago nzabura kwishyura inzu, yego ntago nzabura kurya nkicara. Urebye nk'icyo gihe wabaga mu nzu yangahe? Icyo gihe rero kubera ko nari mvuye mu kimotari kandi kuva na kera ngiye nkunda utuntu twiza, sinjya nkunda buri utuntu two kwisondeka niyo nabana amafaranga afite. Nabaga mu nzu ya 30. Man, wari uwa danje. Nabaga mu nzu ya 30 kabisa y'icyumba na saro. Bura n'abamotari bagenzi banjye bageraga mu rugo bakavuga cyazo uratwemeje. Kubera ko muri ya myaka nagerageje gutwara moto, buri kwezi naragendaga nkagura nk'ikintu nkakirambika mu nzu, nkagura matera kampli byandi by'abajene kabisa. Ugera kuri level none yo gutangira kuba ufite udutushe 10 two gucuruza. Yego. Level yo kugira udutushe 10 rero nahise numva nagishaka gucuruza udutushe. Ni ukuvuga ngo nk'abantu kenshi na kenshi bajya bagenda ku bakomisiyoneri hari udutelefone bita udutaci. Icyo gihe noneho ndabyibuka nagiye ku bakomisiyoneri abanyeshuri bazafunga nk'ejo, hari ukuntu haba hari udutaci twa make kandi urangura 10. Kubona nk'umupetaraje kabisa aguhaye nka 17 cyangwa 18, cyana cyo mu babosi ugahita ugifata. Hari cyana cyo mu ibyo byo mu babosi biraza ati nshaka agataci ka makiya kangahe ka 20, gatumubwira ati ngwino nkwereke. Harako baguze nk'ibihumbi 8 cyangwa 9. Napfa kuba kajyamo WhatsApp gusa, kamwereka kamubwira ati kano ni 25, akubwira ati kandi naje ngewe ari 20 mfite gusa imbere n'inyuma, akubwira ati buyamaye. Amara ko yaguka muhereza kamubwira ati ngakira, kamushyiramo WhatsApp, kamushyiramo Gmail, kamushyiramo YouTube. Ukabwira we genda ugora agasharije ibintu byose ni sawa. Kabaragiye. Icyo gihe rero utwo tuntu bita udutaci turungura cyane kabisa, turungura cyane. Sibye ko natwe tunasuhuza abajene bose bakorera hara ku bakomisiyoneri, abarimo abitwa ba Trump, ba Putin, ba Babu, hari abanduzi ba Dallas. Barahari bahe shout out barabaniga bose. Barahari cyane. Burahari n'umwana w'umushiti wanjye wa kera nawe wajyaga umutiva cyane mu kazi. Yitwa nde? Bamwita Cyokere ubundi ni Cyokere namumenye kubera Babu. Uriya mwana ubundi uriya mwana sinzi ukuntu ameze, gusa ni umwana mwiza cyane, aba ari stede cyane mu kazi. Ashobora kukumutiva akubwira ati rangurira phone 20 mu kanya baraguha 25. Bro, nuzakora iki kiganiro ngiye bwanjye nka Jarud ndagushimiye kandi duheruka no gukorana akazi kandi kagenze neza. Ikindi uwo mutima mwiza uzawugumane, ugasauti n'umusiramu arasari 5 ku munsi, ajya akomeza nyine gusabire ku Mana umutima mwiza wamweretse, motivation yamuhaye. Uyu munsi akaba ageze ku bintu birenze, afite n'ibindi ateganya kuzageraho. Hari uruhare wabigizemo. N'undi muntu wese utera abantu motivation, man, Imana ibaha umugisha mwese utagabanyije kabisa. Uriya mupete yaramfashije cyane kubera ko yanyerekaga. Ni ukuvuga njyewe nagiye umva ndikacare nyine ndi umunyabwenge cyane, ariko mageze nangira hazero. Beta akanyerekera akambwira ati kurani kuriya na kurani kuriya, icunga naburagura iyo babibye usange mu kanya bashi kukwambika amapingu uranahombye. Wowe jureka kwihutira kugura ibintu byose, ugende gake. Barana abajura baza hano kuseta baje kugurisha ibyibwe, barana abajye bagendera kure. Uriya mpete yaramfashije cyane ndanamushimira. Yamana. Noneho ku bakomisiyoneri hamaze igihe kingana gute? Ku bakomisiyoneri rero buriya ntago natinze, kuko ku bakomisiyoneri nahageze ndi kuri level yo kurangura udutushi 5. Ariko biza kugera aho nyuma hangira no kurangura phone nk'iya 50 kabisa. Nabona bamenga 55. Hahandi nabaga mfite 200 mu mufuka, nkabanzi ko harimo phone enye za senkani zishobora kuza akaveni mu gihe runaka cyangwa se akanarenga. Kubera ko akomisiyoneri hagenda ingeri nyinshi z'abantu zitandukanye cyane. Yego. Hari n'igihe nka guke abasirikari bagenda bakajya ku ikosi, ayo babaga bavuyeho kabisa. Mwahitagamo bafata. Hari n'igihe yazaga ugahita umubwira ati iyi phone igura mu iduka igura 150 80, kandi ugasanga noneho mu iduka igura 75. Ebana 75 ugahita uvuga ati uyu mujene se imeze agiye kuba 80. Akabona rayaguha akakubwira ati
narenzaho n'ibihumbi 5 ushyiraho screen protector, pochette, ewana na charger kabisa. Ewana wakora nk'abasirikare nka batatu. None bira telefone bya Tekino bura nago wagicuruza ngo uzagira n'ibibazo n'abantu. Kubera ko biramye imiriro cyane. Yego. Ugasanga guhuje n'abandi. Ibaze ko ngiye nageze kuri level. Man, nageze kuri level yo kujya mu Bigogwe mu kigo cyo mu Bigoro. Nkajyana telefone nk'icumi. Hari n'umuhungu wanjye wita Hasani ubari Uganda nawe kabisa yajyaga ajyayo, abasirikare baramukundaga cyane, akabatwarira telefone akabagurisha bakamwishyura neza cyane. Ngiye nabaga mfite amafaranga yo kurangura telefone 3 ariko bakanuma telefone 10. Kubera ko abantu harako bakomisiyoneri banzi banyiyumvamo banyizera, nkafata nka telefone 20 nkazamuka. Nkaza kabisa igikapu cyuza amafaranga nagurishije iz'abandi, iyo abandi jaho 5 byanjye nkayigurisha. Hari abasirikare bo muri Sofu wabuzi babakiriya bawe se tubaye shout out. Barahari cyane, usibye ko abenshi bagiye hanze. Abenshi bagiye hanze. Ariko nibaza kureba iki kiganiro wenda wagisharinze nko kuri stati yawe, man turaba appreciate cyane, twishimira akazi mukora, nyine muba muri gukora ibintu birenze, ni ibintu byatari kandi by'ingenzi kuri buri munyarwanda wese. Nibyo kabisa. Ibaze ko umusirikare umwe yamuje hafi n'ikigo cyose, kamuza n'ibindi bigo birenga nka 4. Kavuga ati uyu mwana niwe ngurisha telefone mu mujyi, kandi telefone ama reba nirirwa ndi gukora umunsi wose ikarangiza umuriro. Yego. Yamaye Infinix, yamaye Tekino, yamaye bwoko ki, umva ibintu nk'ibyo ngibyo. Bikarangira ikigo cyose kimenye kabisa, nkajya ngenda nk'isanzura n'umwafande wabo kabisa kambwira ati injira muri gate, bafungure gate winjire nta kibazo. Bagafungura nkinjira. None se uvuye kuri iyo level wenda dute twita uvuye kuba komisiyoneri, ni gute waje kugera kwa Messi kandi naho twahuriye? Sasa rero Messi bura yari ifite yanjye kuva na kera. Hari n'akantu kamwe nababwiye ahubwo bura bamufuze bya Messi ndibuka. Messi agikorera ku musigiti. Kera we n'umutipe bita Deo kabisa. Dipa. Nukuvuga ngo nanjye ngikora muri iyo restaurant. Najyaga njya gutera Messi peace. Abona maye nka 500. Messi agira umutima mwiza byatari. Nanjye bigeze ndabwira ko ubundi wajya ureka ko mbona n'ubundi ahantu abasa nabi. Ukajya ureka nkagukoropera kabisa. Nkamukoropera kabisa. Nkabona maye nka 500. Vuga ati hano se n'ubundi 500 arinde gukorera 6 ku kwezi. Kiza amahirwe mbonye ahantu nzaba nkora 500 ya buri munsi nakorobye. 15 se sayo ngayo. Siyagira n'ikintu agufasha. Ariko bro, uzuko muri kiragiye dushobora kuba twarahuraga ariko tutaramenyana ku musigiti. Kuko Messi iriya myaka yarakodesheje kwa grand père wanjye muvini yo ku Mahoro, abantu barahazi. Urumva rero hari gihe twajyaga harangiye kumureba bagiye hari nka telefone nyeneye kankorera gutyo, akaba n'igihe nsanze mu kazi kasa nabe nkamubwiye ase Messi mu kazi ko asa gutya mu gitondo kabisa bimeze bite. Kambye ati hari umupeti wanjye hano kuri restaurant ugeza ko hakwakwanye. Ati buri munsi ageza akazi kenshi kabisa. Yari nge nawe arabizi muri iyi minsi. Ari igihe njya mbibimwibutsa nawe agaseka. Yari nge kabisa. Ugera kwa Messi gute rero? Messi ubwo ngubwo icyo gihe ako kantu tube tukavuyeho k'icyo gihe ko kumukoropera. We ari niganje kuva kera. Ndi gucuruza phone cyageze aho nibera Sembogo kabisa. Nkajya ngura utuntu nkasanga bamangitse, nkasanga bimwe birapfuye nkajyana kwa Messi. Noneho bura kuba komisiyoneri nk'abakomisiyoneri bahari ubu ngubu banabikubwira. Ndi mu bantu bazanye ikintu bita kwitinyura. Ubuyobozi bwari buhari ntibwakundaga ko umuntu aba afite amafaranga. Bashakaga ujye ugira amafaranga ntarengwa. Iyo wagiraga menshi baranakugambaniraga buriya. Noneho ndi mu bantu bazanye ibintu bibiri ari byo ngiye kubabwira. Kwitinyura, yego, waba ufite amafaranga ukabyerekana, umuzigo waza ukawurangura mu kazi, kubera ko nawe utaha iwabo. Yego. Nta n'ukugaburira, wewe wigaburira. Kuba umuntu yarashinze ishyirahamwe ntago bivuze ko azabuza abantu gukora, ngo niwe uzakira gusumbya abantu. Babaga bashaka ko mutagira amafaranga menshi kugira ngo akazi kaza bo bakarangure aribo batera imbere cyane. Ibyo bashakaga abo bantu ndanabagaye cyane, ibintu bitari byinshi nabo bigaye kabisa. Agaba yisawa cyane. None akandi kantu ka kabiri, ninjye muntu wageze kuba komisiyoneri bwa mbere kabisa. Hari abantu bari bazumva kino kiganiro nka ba Fabrice, ba Batista, ba Aimable. Hari abantu benshi bazumva kino kiganiro babaye abakomisiyoneri cyangwa se na n'ubu bakiribo. Bura ninjye muntu watangiye kuzana utuntu tutu iPhone hara ku bakomisiyoneri. Kwa 6
icyo gihe gatandatu yaguraga umugabo igasiba undi cyane kuko gatandatu wayiguraga nk'ibihumbi nka 40, ukayigurisha 120 kubera kutabisobanukirwa cyane, ngasanga ngo karimo iCloud cyangwa se ngo garapfuye ngo gucaginga cyangwa se ngo batiri. Ibyo bintu rero nibyo byatumye nongera guhuza na Messi cyane. Ukajya uvuga ati Messi ubundi nabonaga izi phone azikora, reka ngezikore. Nagera noneho kubera ukuntu ari utunyabibazo nkirirwa yari kugakora. Nkabona uyu munsi niriweyo, ejo niriweyo. Namaze kubona bimaze kuba too much, ngeze aho ndamubwira ati rero sasuze n'ikindi. Ubundi ibintu by'amafone, ubundi wazaza ukanyigisha gukora phone, ko n'ubundi mbona nirirwa ahangaha maze no kuvuga gufungura kubera imbogo. N'ubundi sikariyo ishuri twavuga mbese nibyo byadanje. Ubundi wazaza hano tukareba ukuntu babimeze. Ambwira rero wowe nta kibazo uzaze, ariko ibyo bintu tubivugana agikorera ku musigiti. Yego, tumaze kubivugana, tumaze no kubyemeranya, ubwo icyo gihe nari maze kugira nka 500, nk'ibihumbi 500. iPhone ya 40 iza nkayirangura, ya senkani iza nkayirangura. Muri utu iPhone turungura cyane, ushobora kurangura nka 6 kakarangura nka 50. Nk'umuntu akaza ariko gashaka yakabuza umujyi wose, amubwira 80 niyirirwa nasubiza cyane, akubwira tereka checking. Erega bari nako gaciro kayo, ko gaciro kayo buriya. Noneho ikindi kintu, icyo gihe Messi yamaze kunyemerera, ndabyibuka hahise hazamo ewana ikintu twakwita nk'umukwabo wo guhiga abatekinisiye. Yego, ewana bose barahunga. Aricyo gihe bamwe bafunzwe, abitwa ba meya ku bakomisiyoneri, abitwa ba Alex wo kwa Jado barafunga. Chogam iri hafi kuba. Yego, ndabyibuka nabo abatekinisiye b'aba Pakistan nago bare bagangura umunyamahanga. Barakujyanaga kabisa. Hari n'abagiye mu nkiko baraburana babere barataha. Ariko urumva icyo gihe nkanje plan yanjye yari ipfuye, n'ubundi nabaye nkusubiye ku bakomisiyoneri gatoya, ndindira ko umukwabo zarangira. Ukirangira rero agiye kureba Messi mu rugo, kuko icyo gihe yakoreraga mu rugo, wamushyiraga nk'akazi mu rugo. N'ubundi wasangaga turi kumwe keshi na keshi, turi kuzikorera mu rugo. Yego, ewana icyo gihe umuntu bakoranaga yitwa Deo, ahise amubwira ati kubera wenda impamvu runaka ndashaka ko buri wese yigira mu byahari, nibyo byaba ari fresh. Messi aravuga ati icyo gihe kubangira kandi hari huzuye inzu, aho bita ku Buntu House. Iriya nzu bita Ubuntu House nicyo gihe yari yuzuyemo. Twaragiyanye turi gutembera, turi gushaka inzu kabisa, tuba dushimyemo umuryango, ewana tuba turanishyuye kabisa. Ariko tugira utende twahita dutangira gukora, kubera ko hari kuba uwo mukwabo twaratuje, birabanza biragabanuka. Icyo gihe rega ndabyibuka, kuko icyo gihe nanjye nashakaga no gukorera mu mujyi, ndeba gufata umuryango w'Iryitanu nta n'igishoro wenda cya 7,000,000 mfite, kuko Iryitanu utarashyiraho umuriro, amasuku, ibikoresho uzakoreraho byabaga ari amafaranga menshi. Ndavuga yanjye nkeneye inzu 100,000. Messi aranambwira ati dufatanye. Ndareba ndavuga nti ni fresh twafatanya, ariko ndavuga se Messi kari umutekinisiye. Messi niyo yaba ari mu rugo, abantu baba muzi bamushaka. Messi niyo yagiye ku kibuga kwikorera sport, abantu babaje kumureba ngajye kubakorera amatelefone. Ndavuga nti rero ngiye ko nanyeneye gucuruza ntago byahura. Ndavuga nti reka nzashaka inzu ku ruhande. Muri icyo gihe rero umukobwa wari uri kuba amaze ari gukorwa, Messi ari kubakisha utubati, gukoresha za installation zose. Icyo gihe amara kwishyura bura bahise bakurikizaho ikintu bita ni nko gusetinga akazi nyine. Gusetinga akazi. Kubaka ukavuga ati hari hazagenewe ibirahuri, hari hakenewe batiri, haranza kubaka nyine mu kazi utubata ama etageri, y'ama gutya na gutya. Abakiriya wenda tuzagira nk'umukiriya urenza nk'akaboko nka gutya akaba yafata phone y'undi mukiriya runaka, ugasanga ngiye kwishyura. Ibyo bintu nibyo yibanzeho. Avatire reka babikore bitonze muri iyi minsi tutari gukora, wenda tuzaza gutangira akazi baragize ute barabikoze. Icyo gihe rero byabaye aho ngaho, birashira birarangira, tuba dutangiye akazi. Dutangira akazi nazi no gufata tournevis kabisa. Yego, anyifata ngatitira. Ariko nk'umuntu wari ufite ikintu ashaka kugeraho, nkajya ngomeza kubyibandaho cyane. Bora ndi mu bantu benshi, ndi mu bantu bize gukora telefone, nica telefone nyinshi. Hari na telefone zanjye wagiye usarura sha cyane rwose, ama 7 Plus zarakunaniraga cyane ukazisarura koko. Wasangaga gashobora gufungura X nkayifunga neza, Face ID igakomeza igakora, ariko nafungura 7 Plus y'abana bikanga, ugasanga buto ya fingerprint irapfuye cyangwa sinzi ukuntu byagenze. Usanga ndi guhora mu mbogo zo kwishyura buri kanya. Ariko amahirwe nagiraga,
ni ukuvuga nari mfite nk'ibihumbi nka 600 icyo gihe. N'ubundi wasangaga ndanguye nka 7 plus wenda ipfuye nk'akantu gatoya nkavuga iyi ngiyi ndayikora ndanayigiraho. Iyo yapfaga kenshi na kenshi ntabwo nababaraga kubera ko n'ubundi nyine ni metirize yo mu kazi. Yego. Abaga ndi kumetiriza ibyinshi nicaga nyine n'ibyanjye by'abakiriya byabaga ari bike. Okay. Hanyuma icyo gihe ni gutyo wageze kwa Messi utangira kuhahurira muri icyo gihe turanahuza turakorana ukajya umpa abakiriya muri store yanjye nanjye nkaguha abakiriya kuri telefone zawe cyangwa se n'ibintu byo gukora kuri telefone byoroheje ko njye nari ntaratangira nanjye gufata tournevis ngo nahindura bateri ikirahure y'amamikro mbigendera kure. Ni gutyo twahuye turahuza nyine nkumenya gutyo ariko nta numvaga abantu babinyucamo mu magambo make nyine ngo sauti gutyo na gutya sometimes tukanaganuka nabimbwira ariko twihuta ariko nyine nkumva tuko ufite story man iri big behind ndende kabisa. Abandi bantu bakavuga ati rero buri abanyakayove baratubeshya ngiye bagiye kuva Kayove ngo hari igiti bahobera mani ngo mukaza mujye ngo mugahita mubikora. Ibyo bintu nanjye ndabyumva cyane bura n'abantu benshi babivuga. Icyo giti twazajya kugisura. Icyo giti ntagihari. Nagira ngo mbwira abantu iki kintu. Ifite intego hari icyo ushaka kugera buriya baravuga ngo iyo ushaka kugera ku kintu hari icyo wigomwa. Bura none si cyo nk'icyo gihe ninjye wangaga kugenda ngo nanjye nguri ipantaro ya 15 nyambare nk'abandi. Ariko naravuga reka ngure kandebe kanyarukire n'igoma ndeba gacago akakigerageza. Nigoma wageragayo? Rigoma cyane rwose. No mu Kadeko Dubai warabata hose nagerayo. Yari amavene yose noneho nakujyanamo n'amaguru. Yego kuko ukiri no kwa Messi hari igihe byabaga ngombwa kujya no gukorera akazi Goma. Cyane rwose. Nanyarukiraga Ivirunga navuga n'ubundi iyi pantaro nshobora kugura hano n'umuzunguzaho 5. Araba yikuye hano kuri 2 by'amakongomani cyangwa wenda 5 by'amakongomani. Noneho nzane karite ya mbere kuri yo. Nkayizana kabisa bambona nambaye ukavuga ati ra muntu kabisa smart ameze neza arakeye. Kandi wenda nanjye nabaga nshaka kugenda nkagura iyo magaze ya Kenze ariko ngavuga ubushobozi wenda ni bubinyemerera. Kandi nanone ese nguri iyo pantaro ya Kenze nta kintu nagira nikenewe cyane nayigomwa. Kandi bura mu buzima tubayemo tuba tugomba kugira ikintu bita kwigomwa. Iyo ushaka kugera ku kintu hari ikindi bigomwa. Ntukumve ko uzabona amafaranga kiyima ibyishimo by'akanya gato. Ntukumve ko uzabona amafaranga. Bura hari abantu bakorera 10,000 atavuga ati 10 ryanjye naribonye kagiye nyita ngenda no mu kabari. Gasanga nko mu kabari rya 10 agejejeyo ararikoresheje ahubwo yongeyeho n'ayandi bikarangira yikopesheje. None ugasanga uwo muntu afite profit yo kubona ibyo 10,000 bya buri munsi si 300. Yego. Ariko umubajije 5,000 ukwezi korangiye ntabyo yabona. Kubera iki uyu munsi arabibona agenda ajye kunywa. Yanywa neje azasubirayo. Yego. Neje ubundi asubireyo. Kubera ko ahoraho abona bya 10,000 bitabura. Yizera ko bizahoraho. Icyo gihe rero kakazi karagenda kakagera igihe kakarangira. Yego. Karangira ugatangira gusaba. Kandi abantu barakubonagamo umuntu wa danje. None se Gasauti wambye ki Ikayove nta giti muhobera bari ukubeshya sibyo? Cyane rwose. None se man kuki usanga abanyakayove bose ari abakire bro? Nubwo abatari umukire byatari ariko usanga revariho hari abanyamujyi benshi batayifite man. Kandi waraje ukabasanga muri uwo mujyi. Ari ikintu rero nasobanurira. Kubera ikita rusange cyuko abanyakayove bose hano muri Gisenyi ari abakire. Urumva? Yego. Ariko hari n'abakenye. Reka nago man. Hari n'abakenye. Je ntabwo nzi. Abo muzi nabakire ariko hari n'abakenye. Nese nk'abakiriyo batari baza murabaza. Urumva nyine baracya ariko nibaza nabo bazaza. Hari n'abari hano mu mujyi bakenye. Nago twe tuza abakize man. Gusa nyine ikintu nabwira abantu buriya akarere duturukamo abantu bagaturukamo akeshi na keshi. Kubera ko n'ubundi bugaturukamo kavuga ati nsanze mwene wacu runaka mu mujyi bimeze gutya na gutya. Haje ngomba gukora paka nkamera nkawe. Ngomba gukora nkamera nkawe. Ako kantu iyo kishyizemo bituvuga ati uko byagenda kose ukora hari intego ufite. Muri umuntu we nago twebwe ngo umunyakayove ngo umunyamujyi umuntu wese akoze afite intego hari ikintu yageraho. Ibyo byose turabyemeranya 100%. Ukoze ufite intego hari ikintu wageraho. Hano ukoze nta ntego ntacyo wageraho. Hari n'ikindi kintu nkunze kubona ku bantu baturuka muri kara gace kiwanyu usanga mani bafite ukuntu bakundana bagera mu mujyi bakubaka bonde ikomeye bagakomeza gusapotingana murakundana cyane ni na byiza ahubwo n'abanyamujyi bashaka babibigiraho kabisa. Abanyamujyi rero
nabo babyiga, ariko abanyamujyi uba usanga bigoye. sinaganira n'umunyakayove, kagira ngo umunyakayove ntabwo ari umuntu nk'abandi. Ariko ubundi bikarangira kwimuye mu mujyi, ariko Gasote nta muntu urimura. Oya nawe gahunda igeze. Oya aracyari igihe, ariko nyine nawe utabyifuza ibintu nk'ibyo ugomba kuzimura umunyamujyi umwe hano. Ariko sha time kabisa umuntu umwe. Hanyuma bro, ngo nta bihe bihora bimeze fresh, haje kuzamo ibyago byo mu kazi nyine, nk'uko umu-engineer ashobora kubaka inzu ikagwa, umukanishi ashobora gufungura imodoka nabi, moteri ikangirika. Nyine hajemo ibyago nk'uko n'abayobozi muri leta bagira ibibazo, abakozi muri banki agakora imibare nabi, nawe mu kazi kawe cyangwa se mu kazi kacu hajemo ibyago. Umuntu akuzanira telefone, ndabyibuka ntabwo nari mpari ariko ku makuru bampaye yari iPhone 14 Pro, ayizana rwose iri clean, zigisohoka nta iCloud irimo, akubwira ati telefone ni yanjye, binagaragara ko telefone iri clean cyane rwose. Kandi zigisohoka buriya bigoye ko wavuga ngo bypassing, wasangaga n'izo soft zibypassinga ntazo, ku buryo wabyizeye ubona ari umwana wo mu mujyi, ariko biza kugaragara ko telefone yari yibye mugenzi we, basindanye, hanyuma azina password, numva yari umuntu we, arayikugurisha, birangira ubigendeyemo urafungwa. Nabigendeyemo ndafungwa kabisa, nabifungiwe amezi 6. Buriya biriya naryo ni isomo niza, ariko ntawamenya mu buzima umuntu ahura n'ibintu byinshi byiza bibi, byose urabyakira. Sauti, ujya mbere yo gufungwaho gato wari waguze imodoka? Yego. Uhera ku modoka nshyashya, ndabyibuka waje muri kampani yacu nakoranaga na Fred Yakwetu Kivu Safaris ari mu kazi, hanyuma tujya kukuversiza amafaranga kuri konte y'amadolari, ushipinga imodoka iza ufunzwe. Man, kirya gihe wumvaga bimeze bite? Umudamu wa man amaze kubyara umwana, harya umwana yari afite nk'igihe kingana gute? Kiragiye umwana yari afite nk'icyumweru. Abantu babyumva uburyo we n'ibintu bigoye. Ukimara kudaringa imodoka muri Korea, sibyo? Yego. Ya Hyundai Sonata, umugore amaze icyumweru abyaye, urumva rasoye amafaranga ugura imodoka, usohora ndi umugore abyara, hahita hazaho n'imbogo baragufunga. Man, Gasote fata time nsobanura byari bimeze bite, uburyo wari ubayemo cyaje wongera ugerageza ubigere. Ya bintu mbisobanuye cyane rero bwacya bukira, ariko ndagira ngo mbinyuremo mu magambo make. Buriya niba hari igihe nabayeho, buriya amafaranga buriya narahombye cyane, amafaranga nkajya ndahomba, nkabona ngejeje nko kuri miliyoni, nkabona yose igiye nk'umunsi nk'umwe, nkabona ntago ncitse intege. Ariko niba hari umunsi nacitse intege mu buzima, nimwabira bihe kabisa, kubera ko ndagira ngo mbwire n'abantu babyumva. Ibaze kuba je naricaye no mu imodoka buriya zino modoka dutuma z'ama hybrid tukazituma muri Korea, iza mu mezi ane kabisa, iminsi 120. Yego. Buriya narayicaye ndayituma, mvuga ati imodoka izaza shira ari kubyara, wenda nje no kuyimucyuramo ku bitaro, ariko ntago byankundiye. Yego. Ntago byankundiye, kubera hajemo akabazo nyine itindaho gatoya. Ikibazo cy'ubwato yatinzeho gato, yitwara nk'amezi 4 n'igice, hari niko nkeka. Noneho ikindi cyabaye, yageze igihe arabyara nyine, kwa muganga njya kumukurayo, taza ubuzima burakomeza nk'ibisanzwe. Hashize icyumweru kabisa, umupeta avutse kabisa, hahandi umva ushaka uvuga ati ndanataha kare kabisa murebe, kuko ni ibintu byadanje. Ndabyibuka ariko wa mbere nabyutse njya mu kazi, mbona abantu baraje, nicaranye na Messi, baravuga ati bimeze bite? Hano niho kwa Messi. Yego. Gasote nuwuhe? N'uyu nguyu. Gasote ngwino tugira akantu tukubaza. Ndasohoka, bari baparitse imodoka hasi, agenda nyinjiramo. Nimara kuyinjiramo tambwira ati twe turi abapolisi duturutse i Kigali, hari telefone turi kukubaza yitwa iPhone 14 Pro Max. Ndavuga ntago bibaho. Vuga ibintu se bibaho? Nayihawe nandese. Ati reba uriya muntu wicaye hariya niwe wayiguhaye. Banahicayemo umutipe bita Tibo. Kandi n'ubundi nawe ni umupeta wo mu mujyi, acuruza mu mujyi, urumva ufite adresse kabisa. Nanamuhaye n'amafaranga menshi, kubera ko nibwo zari zigiye gusohoka, ndakeka nanamuhaye 800 y'amanyarwanda. Ubwo ngubwo ngira ngo ni brage kabisa.
bati ariko nta kibazo kuva ndi kumwe wenda n'umuntu wayimaye biraza koroha ikintu ngenda homba ni inyungu ndariyeho. Yego. Arazana 800 nanjye nayigurisha wenda 900 nanjye mfate ya 800 amayi kireho 100 ngende nongere ngigira ute nyigarure. Kuyigarura rero kubera ko nayigurishije umutipe w'umukongomani byarangiye yigiriye muri Cameroon. Yego. Kumubona urumva byahise ntago byari gushoboka uko byari kugenda kose. Ko nabamfunga nyeka ko bamfunze bavuga ati irazi. Bamaze kubona ko nyine bitashoboka kwiza aho batangira gutekereza ibindi. Ariko ibaze umugore arabyaye nta n'icyumweru uramarana n'umupeti bahise bagufunga, atumye imodoka, hari amafaranga yateganyije ko uzasora uko byagenda kose. Vuga ati izajya kuza muri amezi 4 narayabonye nzaba ndi gukora nyashaka. Ubwo icyo gihe byo nabyo birapfuye, imodoka bwiraje usanga umuntu agiye no mu madeni atazi ngo biba bimeze bite no kuzayishyura. Ariko y'abana ni hatari kabisa, ubuzima bari danje. Ariko niba hari ikintu cyambabaje mu buzima ni icyo ngicyo kabisa. Kuba narafunzwe umpeto wanjye amaze iminsi igera kuri 7 nkagaru noneho nkongera gufungurwa afite amezi 6. Icyo kintu mba numva mu buzima bwanjye cyambabaje kabisa. Ya man, ubwo abantu bari kubyumva gutya Gasauta avuze ko abinyuze mu gihe gito byari ibintu bikomeye, abari ibintu bigoye, bro, kubera burangiye reka nze ngubwire tumva ngo amezi 6 kavuga amezi 6 seseje bundi akabarangiye yifunzwe umunsi umwe ubona ari nk'icyumweru. Yego. Noneho kugenda utotezwa, ukubitwa, ufatwa nabi, ariko reba aho umuntu w'umugabo ubu utakibasha kwitekerereza baba bagutekerereza abandi nyine. Ngo hariya ngo barababwiraga ngo ntabwo wemeye kwitekerereza. Hari abaramanze bakamera nk'abaguforomase mu mutwe ku buryo n'ibintu byo hanze utajya ubikumbura. Baze ko ngiye nabonaga nko kuwa 5 icyo gihe visit yari yemewe. Kuwa 5 nabonaga baje konsora kabisa nkabona bazanye nk'umupeti. Nibaze umupeti reba ukuntu yakuze. Mwumva agahinda karanyishe, baragendaga bakansigira agahinda pe. Hari n'igihe abantu bansuraga, cyane nakundaga kubwira nk'umuntu ati hari igihe utsura ukasigira agahinda. Icyiza wajya nka rimwe mu kwezi kuko yuje iyo 4 mu kwezi buri wa gatanu unera agahinda gakabisha. Yego. Ni gutyo kabisa. Ndabyibuka kuko buriya man niwe muntu wa mbere nabashije gusurira hari ahantu, ubundi nta muntu najyaga nsurayo uretse ko n'abantu nakunze kumenyana nabo bajyagayo uretse umurafiki yangu umwe navuze, ariko niwe muntu wa mbere narebye ibibazo ugize ndeba urafunzwe, umwana n'uruhinja, imodoka yabiri hafi kuza, numva birakomeye cyane. Ndavuga reka nje nza nkurebe wenda nguhumurize turebe n'icyakorwa. Ariko nabwo uwo muntu twajya kumureba ngo turebe uburyo twamwishyura n'abandi barafiki hariya ku kazi ugasanga ari kutugora cyane. Yaragoranaga cyane kubera ko baramubwiraga we yumvaga amakuru, baramubwiraga turamupeti rero wowe azakwishyure telefone kandi ntuzamworohereza. None uranjye navugana n'umuyobozi wamfunze nkamubwira ati nese kufunza amezi 5 yamaze kuba 5 ko nakubwiye niba ari telefone mureke nyishyure nitaye ukaba warabyanze ubwo nzakora iki? Nkumva nawe nta kintu kizima ari kunsubiza, bavangiye ubwo nyine ngiye gutegereza ubwo ikimana izakora nzacyakira, niyo umva ko nzafungwa burundu cyangwa se forever nzafungwa. Ariko avuga ati nibuze wenda akandi kanyabugabo nihaga, navuga hano nta muntu ujya harenza amezi 6 wenda kuba ngeze muri 5 ndi hafi yo gutaha. Yego. Ako kantu nako kajyaga kamotiva cyane. Ndanabyibuka ko ari twigeze kuvugana ndi gukubwira uburyo uriya muntu nyiri telefone turi kwemera kuba wamwishyura igice akabyanga, urambwira uti bro mwihorere man, n'ubundi maze gukora amezi 5. Icyo gihe twavuganye maze gukora amezi 4 n'ibyumweru 2. Hari umugani abanyarwanda bajya baca ngo wirukankana imbwa cyane ukayimara ubwoba, cyangwa se nta mvura igwa ngo nihite. Narebye ndavuga ati ni nkaho ndi imbwa, baranyirukankanye cyane ubwoba bwageze aho burashirayo. Ngeze aho ndiyakira ndavuga n'ubundi kambaye bizaba ubu ngubu sinyishaka no kwishyura kubera ko n'ubundi wajyaga kumubwira bimeze bite na gutya akakubwira ngo hoya uriya mupeti ngo numvishe amakuru ngo ko yatumye ngo imodoka ngo kandi ngira modoka ngo irahenze ngo ngewe ngo nshaka ngo azagurishe iriya modoka ngo anyishyure ko miliyoni 2. Kumva rero nanjye nkamubwira ntago byakunda kabisa. Wenda
niba hari n'umuntu uruze kureba iki kiganiro ari muri hali nk'iyo wari urimo icyo gihe, afite nk'ibibazo by'amadeni cyangwa se afite ibibazo bigiye bitandukanye, man, ibyo bibazo urimo ubirimo, yego biranagoye no kwibazwa izabiviramo, ariko byanze bikunze uko ubona bwira bugacya, nta munsi usa n'undi, igihe kizagera birangire. Wowe komeza usenge, wizere Imana, ugerageze no gukomeza gukora, turabona tudashidikanya ko ibyo bibazo bizarangira cyane rwose. Ibintu by'amadeni rero buriya bajya baca umugani ngo nta mugabo utagira ideni. Yego. Ahubwo biterwa n'ukuntu iryo deni uryitwayemo. Nta mugabo utagira ideni pe. Buriya nanjye ndi mu bantu bagiye bagira amadeni menshi, akenshi nkanaterwa n'ibibazo, ariko man urakora nyine ukagerageza tu. N'Imana igera ikagufungurira inzira bigakunda. Pfa kuba ufite ubushake tu. Reka tugaruke tuve muri ibyo bihe byari bigoye, Imana umuntu anasubiza inyuma ubwenge yatekereza kumva n'ubwoba, urumva tujye twigarukire mu buzima busanzwe. Igihe ubanye na Messi utangiye kumenya gukora amatelefone, igihe kirageze bibaye ngombwa ko nawe ujya gukora business, noneho uri owner wa company. Ubu ufite company yari registered muri RDB, ubu ufite akazi kawe, ufite n'umutekinisiye man uri strong. Noneho urugendo rwo byari bimeze bite kujya kumva ngo ngiye gutangira kwikorera? Rugendo rero rugendo rwajemo ibintu byinshi cyane, nago rurababaje ruranasekeje. Buriya abanyamujyi n'abakunda cyane, nambasuhuza aho bari bose. Abatawuneri ndabasuhuje cyane. Buriya hari akantu kambayeho ndavuga ati ubundi bimeze bite, ni gute ntakora ikintu iki ngiki bakibonemo ukundi. Ndavuga reka nze nkora akantu ndebe ubundi ni bande tubana mu buzima bwa buri munsi, ese bamariye iki, ntameze gutya twabana gute. Buriya ndabyibuka mfungwa, buriya ngiye nafunzwe mfite inshuti nyinshi cyane pe. Najyaga njya hariya haboro bita i Nyamirambo kwa ACI. Muri ACI kwa MC Hajabe, shout out to you MC, big MC. MC turamushuhuje cyane. Buriya najyaga majya nkahura n'abantu benshi b'ingeri zitandukanye, inshuti zanjye. Ariko buriya mfungwa abantu nabashije kubona ntago arabona nari niteze nyine. Igihe uhora n'ikibazo ukavuga ati iki kibazo ndimo, ariko nubwo nyirimo ariko ndabizi hari abantu bazamfasha benshi b'inshuti zanjye. Ko nyine ubona ko ufite inshuti. Uko nabikekaga rero nasanze atari ko biri. Ahubwo ngendeye nko ku kigero cya 100%, nasanga nari mfite nk'inshuti nka 5%. Kubera ko ibintu byaramindukanye, ngira ubwoba kabisa cyane rwose. Noneho ikintu cya mbere kabisa n'umuntu ncuhuje, umuntu bita Messi, ahantu ari kabisa ndamushuhuje. Grand frère Messi kabisa. Muri M10 Technology. Gasauti ngo aragusuhuza cyane. Akorera muri M10 Technology kabisa. You are big brother. Akwemera cyane. Yego. Umva, buriya ni umuntu wamfashije, navuga wamfashije ibintu byinshi cyane. Usibye no kunyigisha, yarananyizeye. Ndetse yarananyizeraga. Kubera ko hari nk'abandi bapete twakoranaga, ariko ugasanga ntago yamuha nk'ibihumbi 100 bajye mu kantu. Ko ngiye hari igihe namwitabaza nkamubwira ati bumaye nka desa, mbonye phone kandi ishobora kuzaho nka tarani, bumaye nka desa. Agahita ambwira ati nta kibazo kanziguye. Kazima nkayirangura nkayicuruza nkongera nkamusubiza. Buriya ni umuntu w'umugabo cyane, ni umuntu mbese ni umuntu wumva abantu. Yego. Ni umuntu ubona hari ikintu wakwimarira nawe akagusapota. Messi ni inshuti yacu man twese, kandi icyo twemeranyaho kimwe ni uko Messi agira umutima mwiza. Mu magambo make nicyo twamuvugaho. Ni umuntu ari mu bantu bansapotinze cyane. Baramfasha kabisa, hahandi uvuga ati uyu muntu yambereye umuvandimwe, yambereye nka papa, yambereye nka mama. Ndanabyibuka mfunzwe buriya nta kibazo na kimwe kigeze kiba. Byose yarabikemuraga. Twabaga ndabizerega nuko ibintu byose tutabigira kuri kamera. N'abandi bakagerageza. Ariko kabisa niyo namuhamagara nkamubwira kurya impungure byanze kabisa. Ukora geste kandi akanyenyeri. Ajya kubona nkabona shizeho nk'ibihumbi 10, nkaba nzi ko ibihumbi 10 akizeho ndabara nk'imisi nk'ingahe meze. Gasauti tutararenga aho ngaho, ukomeza urumva yakweretse uruhande rwe rwiza, wowe niki uba umva wakora kugira ngo nawe uzamwereke uwo mutima? Sasa rero ngewe nk'umuntu, buriya abantu tujya tugira amakosa menshi tukanakosa bikagenda ukundi, ariko ngewe banumva nanjye banumva ibintu yankoreye, nge ntago nabona ikintu nyine namwitura.
ntago nakibona sibye ko hari akantu ukora nyine umuntu akabona ko wagakoze ubishaka n'umutima ari ibyadanje ariko ntago ibintu yankoreye ntago wabona ikintu wamwitura yego gusa mbavuga nibuze wenda uyu muntu na ahantu hose azanyenera ngifite ubuzima nzaba mpari ndahari kubwe kabisa niba n'abareba n'iki kiganiro byumva ahantu hose azanyenera ndahari kabisa kubwe yego ndetse sina ngombwa ko anyenera ahubwo igihe cyose ndahari nawe wakwibwiriza so twavuze ko watangiye gukora business yawe kampani yawe wayise gute store yawe cyangwa se akazi kawe izina ry'akazi ni irihe mfite kampani ubu ngubu mu mujyi wa Gisenyi kwa Rujenda icuruza amatelefone y'ama-iPhone ndetse ikanayakora yego harimo buri kimwe cyose cyagufasha ko telefone yawe yaba ari nzima telefone yose waba ushaka twayiguha taza no kubereka sapo yego dufite ama-iPhone menshi yego kampani yanjye yitwa Apple Product Darling Center Apple Product Dealers Center. Yes. Okay, good. Ndaza kwereka abantu baze kuhagera nanjye ngomba kugusapotinga. Ndaza kugerageza ndabayobora mpaka tugere mu kazi indana kwa Gasauti. Kwa Gasauti. No nako kantu. Coach Gael. Coach Gael kabisa. Ako kantu ni sawa cyane. Kwa Coach Gael ba. Kwa Coach Gael mugomba kuhamenya. Mukahagera tazasanga uri kuvuga ngo wagiye ngo kugura telefone ngo n'abantu ngo bo ku mihanda ngo n'abantu cyangwa ngo yishira baba technicien bakora amatekino ngayifungura nabi ngibazo ibibazo wizijyanayo kabisa ngo tumeze ipfa n'ubundi uzituza neza ubusenge wagize ngo tuje gukora ikiganiro ntavuye ko hasiga Fatini bagiye gukora urumva aho ngaho ni sawa wana Grand Frère Gilles agiye kubikurikirana kabisa wabaho ubuhamya kabisa ako Gasauti ndo mukiriya ni machine yizane kwa Gasauti harimo umuteknici ukora imashini gusa nta kindi gusa nicyo kinakora gusa ntuzamubwire telefone yaba yazimye yaba mu mazi yaba umwana yayinyaye mu byose bro niba unashaka incyashya kuri yo yizaniye hasige baguhimba incyashya zimeze neza n'abantu b'amatelefoni niba ufite 13 Gasauti warekeye aho wowe uri kwiyamama man reka nkubwire twabivuze byarekeraho umubwire man ubundi nshimira n'umuntu bita Janet ni umusista akorera hariya kuri station Marine kuri Dodane ya mbere house kwa ID acuruza amarangi abantu mukeneye amarangi y'imodoka abantu mukeneye amarangi yo gutera mu nzu amarangi yo gutera ku mavaze nk'iryo riri inyuma yawe mukeneye amarangi yose ashoboka ikintu cyose kijyanye n'irangi na paint ikintu kijyanye cyose na painting man mugomba kujya mujya kwa Janet kuri station Marine abantu muri Goma dufiteyo branch abantu mwakenera ibyo Janet acuruza bijyanye n'amarangi mwaza kumwandikira nimero ze ndaza kuzishyira hano mukamumenyesha akabibashyirira kuri kuhiye bikabasanga ahantu hose mwaba muri Janet kabisa Gasauti uzuko Janet yanyishyuye dufite contract tugiye gukorana mu gihe cy'amezi 3 man ko atari amafaranga make ko turi gutangira iki kiganiro cye mukankirarebwa n'abantu 1000 mu gihe cy'icyumweru man bimeze bite bro biri mu nzira none se urama amasezerano ngiye wamamaze ni urucabana oya man ndi seriye bro ni urucabana na amafaranga make ugomba kuba mu kwezi nanjye abakiriya nkaba deja ngewe ndi umukiriya maze ufunguye hariya maze kuzana abakiriya banga ni benshi cyane kabisa ngewe se maze kuhakoresha ibintu bihwanye n'amafaranga anga ntago nayabara ni menshi none se simba ndi kugusapotinga hari abantu bagiye badusapotinga tukimara nko kuhafungura benshi abantu akavuga ati Gasauti wenda bagiye kwikorana abantu reka nzana n'umukiriya hamenye reka nzana akazi abo bantu ndabashimira cyane none se Gasauti ngewe wamaye amasezerano kuri boss wamaye amasezerano tugakorana bro hano kuri channel ya Jarudi Cares uranzi yego cyane rwose ndakuzi turaziranye bihagije uzi impact byagira ndamutse ngiye namamaza ibikorwa byawe hano kuri YouTube channel kuri stat ya WhatsApp na stories za Instagram yego cyane ndabizi tuze gukora akantu tuzagaruka turi kubwira abantu ko twasinyanye amasezerano tuzagaruka turi kubwira abantu ko twasinyanye amasezerano ngomba kuba amasezerano bro kan supportinga Dribon ndi gukora amafaranga ya YouTube aracyari make ariko nibyo kabisa tuba tugomba gufashanya tuba tugomba gufashanya ukavuga twenda dufata amezi 3 cyangwa 5 eba buri kiganiro cyose Apple Dealer Center igomba kigaragaramo nibyo kabisa nibyo bya fresh hanyuma man iki kibazo nabwo nari ndi bukikubaza ariko ndakibutse ujya gufungwa wari ufite gahunda yo gukora ubukwe sheri wawe yarakoze umukutano waje guhita ubivamo uravuga ati n'ubundi nta by'igikwe
n'ubundi umwana muriho wa mugani wa fireman bimeze bite? Urumva rero umuntu yajemo ibyo gufungwa buriya ari hatari, imibare yose irapfa, hari imibare ipfa cyane. Noneho nk'uwo nguba wasigaye nta muntu afite uri kumuba hafi, kandi akeneye amafaranga buri munsi, akeneye gukoresha amafaranga, aribwo anakimara kubyara nta n'akazi afite, urumva bari danje. Ebana gahunda irahari, ariko tuzayibabwira mu gihe kizaza. Okay fine. Buriya abagore bakunda ubukwe cyane. Yego ndabizi. Ugomba kuzabimukorera mani, kuko ibiceri birahari, nubwo byaba bitarenze cyane cyangwa n'ibindi byakora, ariko ugomba no gukora akara kageste madamu kamushimisha, tunamusuhuza ahantu ari mu rugo n'umwana. Ebana turamushuhuje ahantu ari, nura mwana dusa cyane. Ndabashimiye cyane. Umusatsi warameze se? Ebana mwaramwogosha ariko mwakoze kubera ko yambyariye umwana dusa. Cyane. Much respect. Me too, much respect to my lovely wife. Mwenyewe the one and only Raja. Abantu bakeneye amadekorasiyo, mukeneye gukora ubukwe, mukeneye gukora amaproposal, amabride shower, man, ikintu cyose kijyanye n'ibirori mwakenera ibintu bijyanye no kudekora, muri Raja Decor man abikora neza cyane, so kumuvuga ngo kubera ko wenda ari madame, ariko man arabasha cyane kabisa. Amaze iminsi ajya no gukorera muri Kongo, kubera ko abakongomani batangiye kubona ibintu akora. Uyu munsi agenda gukorera umuntu umwe, undi agahitamo undi. Gasauti, yes. Tugiye gusoza dusubire mu kazi, ariko wenda before yuko dusoza ntabwo nabandi ntibiganye ijambo. Oya, ndakeka nta kintu na kimwe ntavuze kabisa. Nibiba ngombwa tuzagaruka. Nibiba ngombwa tuzagaruka. So abantu, inshuti zanjye, inshuti za Gasauti, abatawuneri, muze kujya muri comment muvuge uko iki kiganiro mwacyumvisha, isomo mwakuyemo ni irihe, ni iki wenda se utaha ko nzongera kuganira na Gasauti hano ni mu rugo, ni gutaha se twazaganira kuki, experience ni irihe somo mwe mwakuyemo. Sasa rero hari akantu kamwe nari nibagiwe kugira ngo mvugeho bitarenze n'iminota 2. Naribi buriya abanyamugi ndabakunda cyane. Sina ngombwa ko cira umuntu urubanza wapi, kuko nubuzi ngo atekereza iki. Hari abantu benshi bavuze ati Gasauti noneho ibyo biragaragaye, koranaga na Messi batandukanye, agurishije imodoka, isarabaho ate biragenda gute, batazi ko ugiye kuzana noneho Monster abafite plan B. Buri wese afite plan B kabisa. Nibari bazi ngo hagiye kuza iki, nibari bazi ngo bigiye kugenda gute. None ubu mu mujyi ufite Kia K5 Hybrid, ewana 2014. Ndakeka hano mu mujyi wa Gisenyi nge muntu ufite imodoka iri mu mwaka wo hejuru, muri ubwo bwoko bw'amakia K5 Hybrids. Abandi bahari bari munsi yanjye, bari munsi. Kandi ndakeka no mu bajene bari hano mu mujyi sha biba binagaragara tu, ntago ari ibintu nakwirirwa mvuga nawe ibintu bimeze neza. Buriya abantu bavuze ati agurishije imodoka bigenze gute na gute, hari ibyiza twabateganyirizaga birenze iyo modoka. Oya baba ari muzakanwa, baba haraje yikubye kabiri, bavuga no Mustafa baba bari muzakanwa danje, umva atari izakanwa. Ni neza cyane bro, tujye tugerageza tureke kujajinga abantu nyamana. Wewe ukumva ngo Gasauti ngo atandukanye na Messi ngo agiye guhita ngo byanze, wese ngo gurisha imodoka noneho ngo ikimenyimenyi ngo hano ngo biranze ngo biranze. Bro ko nta n'igihe kinini gishize, ko nta n'imizi nta n'icyumweru cyashize. Oya barabure mwaramwaye, big company dealers center kabisa, hataraza n'ikimodoka cyadanje noneho baze sige nambuka ahantu hose bakavuga ati urasemi Gasauti ko yagurishiye yindi se tuzi ngo yakenye nana kaza afite. Oya mane ntago babazi ko umuntu aba ari mu kazi cyangwa afite n'izindi project gukora. Niyi ngiyi niba ari kureba kuri kamera, niba uyikeneye zana ibihumbi, harya wambye ibihumbi 10 by'idolari. Twabiciye umuntu w'umupakistani w'umukiragira ubwoba, ariko aravuga ati imodoka ni nziza cyane rwose, nuko byari by'igihe gito, ngwino tuvugane mu mafaranga uyitwaye. Niba na company mfite wayikunda ngwino tuvugane, mubarane mu kazi usohoke wigendere, ngwino tuvugane ngiye nsohoke nigendere. Je mfite izina, ikintu nkoresha ni izina nta kindi. Ndasohoka winjire. Urazagize ngo irazina ni umunsi nago turi kuryubaka, ubona bwo turaryubatse uko rigiye kugera kure. Umva rigiye guhita ari bikindi kintu, riravikayo verigereza Toronto, rigereza Miami, rigere Hong Kong, rigere Pyongyang, rimanuke Kinshasa, ahantu hose hari umunyarwanda araza kureba iki kiganiro cyane rwose kabisa. Nandi tanakireba none azakireba nyine mu gihe kizaza. Akantu nibwiriraga abanyamugire, umva
buri wese nguzeni maneno ubundi bajya bavuga ngo hari akantu abantu bajya bakunda kuvuga cyane nta mukire w'ikimara ubaho wapi buri ako kantu njya nkubaha cyane we nukumve ko nagurishije imodoka wumve ko nakenye ari igihe nayigurishije neganya kugura izindi ebyiri cyangwa se eshatu oya ako kantu uvuze ngo nta mukire kigo ryubaho reka abantu bakumva nawe ubundi babivuga neza ngo buri muntu wese yagira amafaranga yego buri muntu wese yagira amafaranga ariko si buri muntu wese watunga ya mafaranga kuyagumana by'igihe kirekire nyine ushobora kujya muri tombora ukabona miliyoni 100 sasa kugira ngo uzagumane ya miliyoni 100 iniyongere nibyo bisaba ubwenge rero hari abantu benshi hano mu mujyi usanga akorera nk'ibihumbi nka 30 ku munsi cyangwa 20 ariko ugasanga ari kukubwira ati wana ndagushaka wana wabigenje ute kugira ngo ugere kuri miliyoni 10 zifunze ko ngiye mba mbona byaranze wumvishe uwo muntu akorera amafaranga yego ariko naga yafite kuyabika biranga yani ikintu bita management bura ni ikintu gikomeye cyane ariko bro mbere ko dusoza man nshima ngiye buryo sometime ugerageza kuba smart wambwiye ko watangiye kwiga mu kigo kimwe ntavuze kuko ntago cyanyishyuye cyane rwose watangiye kujya kwihugura indimi biriya bintu bitekereje gute kugeza nubwo biva mu bitekerezo ukadesida kujya kwiga icyongereza sasa rero ngewe no kuvuga ngo indimi ngomba kuziga kubera ko ntago nzizi cyane bihagije kandi kuziga ni ingenzi kubera ko hari nka plan umuntu aba afite avuga ati wenda anytime nzava hano njya ahandi hantu ntabwo tuzapfira mu Rwanda cyangwa se ntabwo tuzapfira muri Afurika kandi dushobora no gutravelinga nubwo twagenda turi bugaruke akenshi na kenshi nk'iyo twagiye n'ahantu dusanga za ndimi nyine ari ibintu bikoreshwa cyane yego bura nk'abantu akenshi na kenshi bajya nka za Dubai buriya Dubai hameze nka Dar es Salaam na Dar es Salaam buriya ni gutya hameze yego buriya ni ahantu ushobora kugeraho ugahurirayo n'umuntu uwo ari we wese yego uturutse mu gihugu runaka na haravugirwa indimi nyinshi cyane kabisa bigasaba ko ubuzi rwa rurimi ruri international aho hantu noneho hari mu hantu dukora ibyo kurya yego tuba tugomba kugira ute kwiga izo ndimi zihakoreshwa tukazimetiriza neza cyane turabure n'abandi bantu rero bashobora kuba wenda bagira ubunebwe bwo kujya kwiga dore gasauti n'umuntu w'umugabo afite famille afite inshingano afite akazi ariko ntago bimubuza kwiga nawe niba ushaka kwiga kora management ya time yawe uburyo ikoresha ujye kwiga cyane rwose nibura ndanazinduka cyane nkagerageza nkajya kwiga ibiboro bimwe cyangwa se ibindi buriya n'ibindi neganya nabyo mu minsi iri imbere nabyo mushobora kuzabimenya gusa hari ikintu cyiza nyine umuntu abateganya tu abantu bazagenda babibona man okay reka dusoze tujye dusubire mu kazi ariko ngenda gusaba bro tugomba kureba uburyo nyine dukomeza gukora cyane tugatanga serivisi nziza ku bakiriya baza batugana kandi tukagerageza no gutangirana amakuru meza niba umuntu aje kungurira ubushize yakuguriye nka kuvuga neza nawe ukavuga neza tugira amashyari mu kazi ibintu bimere neza dukomeze nyine dusupportingane wenda bizatuma turushaho gutera imbere ako kantu ni ingenzi turasoje mwakoze kureba iki kiganiro Imana ibarinde gasawutiwe anytime yagaruka ndumva nta kibazo kirimo ciao sawa